nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, kandi wowe nzaguhindura umugisha, uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Iyo umuntu afite umugambi wo kuvuma abanyamugisha, iyo umuntu afite umugambi wo kugirira nabi abanyamugisha, Imana ubwayo irihagurukira, kandi Imana ifite ibikoresho bitandukanye harimo n'indogobe. Yarabacanze, yarabakaranze kugira ngo mu nzu y'Imana hagere uko nabaye muraka. Bahaguruka dusenga, n'ejo bundi narahagurutse. Ndagira ngo mbanze suhuze abantu mwese munkurikiye, mbanze mbibwire amazina yanjye, nitwa Nizeyimana Fabien, abandi umubwiriza butumwa bwiza ku mudugudu witwa Kiyovu, ni paruwasi ya Muhima. Ndi umugabo mfite umugore, dufitanye abana babiri. Hanyuma tukaba tugiye kuganira ijambo ry'Imana, gusangira ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cyo kubara. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kubara igice cya 22. Dusome duhereye ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 12. Igitabo cyo kubara igice cya 22, dusome duhereye ku murongo wa 7 tugeze ku wa 12. Niho hari amagambo tugiye gusangirira hamwe. Aravuga ngo abakuru b'i Mowabu n'ab'Imidiyani bagenda bafite ingemu, bagera kuri Balamu, bamubwira ubutumwa bwa Baraki. Arababwira ati, nimumare hano iri joro, nzababwira ibyo Uwiteka ari bumbwire. Abatware b'i Mowabu barara kwa Balamu. Imana izaho Balamu ari, iramubaza iti, aba bantu muri kumwe ni abahe? Balamu asubiza Imana ati, Baraki mwene Sipori umwami w'i Mowabu yantumyeho ngo, dore abantu bavuye muri Egiputa bajimagije igihugu, ati ngwino ubamvumire, ahari nzashobora kubarwanya mbirukane. Hanyuma umurongo wa 12 ariwo shaka cyane, uravuga ngo, Imana ibwira Balamu iti, ntujyane nabo, ntuvume abo bantu kuko bahawe umugisha. Imana ibwira Balamu iti, ntujyane nabo, ntuvume abo bantu kuko bahawe umugisha. Imana yacu nishimwe cyane. Aya magambo tugiye kuganira, nifuje ko dusangira insanganyamatsiko ivuga ngo ntabwo bavumika keretse bizize. Hano twumvise ijambo rikomeye cyane mu magambo dusomye ku murongo wa 12, ntibugende ngarukaho. Havuga ngo Imana ibwira Balamu iti, ntujyane nabo, ntuvume abo bantu kuko bahawe umugisha. Aba ni bande bahawe umugisha? Kubera iki Imana ishobora gufata gahunda yo kuza gutanga icyo nakwita gasopo ku muntu urimo gushaka cyangwa urimo gutegura kujya kuvuma abantu nk'aba ngaba? Imana ikamubwira turamenye, ntujyane nabo kugira ngo ujye kuvuma abo bantu kubera ko bahawe umugisha. Mbibutse ko bene data, aba ngaba barimo kuvugwa ahangaha ni Abayisirayeli. Bibiliya itubwira neza igihe aba Bayisirayeli bavaga mu gihugu cya Egiputa barimo bajya i Kanani, mu gihugu cyiza, mu gihugu cy'amasezerano, mu gihugu Imana yabateguriye kugira ngo bazabemo. Iyo usomye neza ijambo ry'Imana usanga baragiye banyura ahantu henshi cyane hatandukanye, ahazamuka, ahamanuka, ahari amabuye, ahari amahwa, ahari ibihuru, ahantu henshi hatandukanye. Baciye mu nyanja itukura. Noneho aha hantu hose bagiye baca, hari n'igihe dusanga baragiye bahura n'ibihugu bitandukanye cyangwa amoko atandukanye nk'Abamaleki bakabarwanya, Abayisirayeli bakabanesha. Hanyuma rero uku kunesha kwabo n'izi mbaraga zatumye banyura hariya mu butayu ahantu hatandukanye, byagiye bituma amahanga menshi, amoko menshi, abantu benshi bagenda babumva, bagahinda umushyitsi, bakabatinya, bakabagirira ubwoba. Ahangaha rero bari bamaze gukambika
iyo dusomye neza ijambo ry'Imana duhereye ku murongo wa mbere wo muri iki gice dusomye cya 22 mu kubara, bari bakambitse ngo mu kibaya kinini cy'Imowabu. Baraza barahakambika, barahagandagaza ari benshi cyane. Hanyuma ngo umwami w'Imowabu witwaga Balaki ababonye ahinda umushyitsi, arababara cyane kubera ukuntu yabonaga bameze. Ubwo ngo yaravuze ngo aba bantu nibagera mu gihugu cyanjye bazakunuza neza, bakureho bamareho, ngo nk'ukuntu inka ikunuza ubwatsi ku musozi ikaburangiza. Hanyuma agira ubwoba, ahinda umushyitsi, agira ubwoba, aratinya, aratengurwa, yumva ikintu yakora ari ukubarwanya. Ariko akurikiranye amateka yabo, akurikiranye amakuru yabo, akurikiranye imbaraga bagiye bakoresha, akurikiranye ukuntu Imana yagiye ibana nabo, akurikiranye ukuntu baciye mu nyanja itukura amazi yatandukanye, akurikiranye ukuntu bagiye barwana n'amahanga atandukanye bagiye bahura nayo, amoko atandukanye bagiye bahura nayo, kuko ngo bari bageze ahangaha bamaze no gutsinda Ogi na Sihoni, umwami w'Abamori ndetse n'uw'Ibashani. Ngo agira ubwoba cyane, ahitamo kugira ngo ajye kubarwanya, ariko akoresheje inama, atumiye abasirikare bakomeye n'abayobozi bakomeye bo mu gihugu cye. Nabo bose baramubwira bati rero bariya bantu ntabwo ushobora kubarwanya ngo bashobore, kuko bari bazi neza ko abangaba ari abantu bahawe umugisha. Baravuga bati ntabwo ushobora kubarwanya ngo bashobora kudutsinda bakaturangiza. Bahamagara Abamidiyani kugira ngo abifashishe, nabwo biranga. Baramubwira ati ntabwo dushobora kujya kurwanya Abisirayeli ngo tubashobore. Nibwo rero bagiye inama y'icyo bakora kugira ngo bashobore Abisirayeli. Bibutse ko iyo uri umunyamugisha, iyo ufite umugisha wahawe n'Imana, hari igihe Satani ashobora kuguhagurukira. Hari ibintu bishobora guhaguruka ku bwawe, bikajya inama ku bwawe, bikakwataka, bikagutera, ariko iyo Imana iri kumwe nawe irakomeza ikakuneshereza. Turi ku ijambo rivuga ngo ntabwo bavumika keretse ahari baramutse bizize. Ntabwo bavumika keretse bizize. Niryo jambo ngira ngo umuntu wese unkurikiye aze gukuramo isomo uyu munsi wa none. Uyu mugabo akoresha inama, bigira inama yuko kugira ngo barwanye aba Bayisirayeli barimo kubona hariya mu kibaya babaneshe, baravuga bati nta kindi keretse aba bantu baramutse bahuye n'umuvumo tukabarwanya, ariko ari ibivume. Niba bari ibivume tuzabarwanya tubashobore, ariko igihe cyose baba bagifite umugisha, baba bakiri kumwe n'iriya Mana yabo, ntabwo twabashobora. Nibwo rero ngo bashakishije, baratekereza, baravuga bati ibyo ari byo byose nta kindi kintu twakora, reka duhamagare Balamu. Uyu mugabo Balamu bari bamuziho ko ari umuntu nguvuma abantu bagahinduka ibivume. Balamu yari mubi ku buryo iyo yavumaga abantu bahindukaga ibivume. Ariko nanone ikindi bari bamuziho, Balamu ngo iyo yaheshaga abantu umugisha bahindukaga abanyamugisha. Yari amateka azwi, byari ibintu bizwi. Niyo mpamvu ngo mu nama yabo bafashe umwanzuro wo gutumaho Balamu. Hanyuma Balaki, uyu muyobozi w'iki gihugu cy'Imowabu, ngo aherako ahamagara abatware bakomeye mu gihugu cye, ahamagara abayobozi bakomeye mu gihugu cye, ahamagara n'Abamidiyani abayobozi babo bakomeye. Hanyuma ngo babahereza ingemu. Nasomye neza ijambo ry'Imana, sanga ngo babahereje ingemu cyangwa se nabyita nk'amaturo, kugira ngo bishyire Balamu aze kwemera guhaguruka, aze kuvuma Abisirayeli, aze kuvuma ubwoko bw'Imana, aze kuvuma abantu bahawe umugisha. Niba abangaba rero Bibiliya yatubwiye bagezeyo baganira na Balamu, bamubwira ubutumwa bwa Balaki. Hanyuma ngo bamaze kumubwira ubutumwa bwa Balaki, yumva ko ari ukujya kuvuma Abayisirayeli, ubwoko bw'Imana. Iyo usesenguye neza aya magambo, wumva ko uyu mugabo ashobora kuba yarazi neza imibanire y'Abisirayeli n'Imana yabo. Ni ibintu yarazi neza, kuko akimara kumva ari bo yaravuze ati noneho rero nimuryame muruhuke iri joro, hanyuma njyewe ndagerageza gufata akanya ko kwegera Imana, nyibaze niba nshobora kujya kuvuma Abayisirayeli.
ahitamo kubaraza aho ngaho mu rugo. Urumva uyu mugabo nawe ntabwo rwose ari mwiza. Ntabwo abantu bashaka bafite umugambi wo kuvuma ubwoko bw'Imana yari akwiye kubaha icumbi, yari akwiye kuvuga ati ntabwo nge nabikora, akabahakanira, yarangiza akabasezerera. Ariko arangije abashyira mu rugo, arabasasira, bararyama, navuga ngo bamererwa neza, birumvikana ntabwo baburaye, yarabagaburiye. Hanyuma ngo Imana yo mu ijuru, Imana ishimwe cyane, Imana yo mu ijuru ngo ibonye ko aba bantu baryamye kandi Balamu atekereza ko ashobora kuzajyana nabo, Imana ngo iramwisangira. Niyo magambo rero twasomye, niyo mpamvu mbanje gusa naho mbasobanurira neza kugira ngo mwumve aho aya makuru y'iri jambo dusomye aturuka. Imana ngo iramwisangira, Imana iraza ngo ibaza Balamu, iramwisurira, nta nubwo yarindiriye ajya kuyisenga ngo ayibaze. Ibaza Balamu, iramubaza iti aba bantu bari mu rugo rwawe bavuye hehe? Aba bantu wacumbikiye bakaryama bavuye hehe? Bagamije iki? Barashaka iki? Imana iramusobanuza. Kandi iyo usesenguye neza wumva Imana yari izi neza aba bantu, ntabwo Imana yabiyoberwa. Ariko irimo iramubaza kugira ngo yumve icyo Balamu abitekereza, irimo iramubaza kugira ngo yumve imigambi ya Balamu kuri aba bantu. Hanyuma rero nibwo Balamu yabwiye Imana ko ari abantu batumwe na Balaki bashaka kugira ngo aze kujyana nabo ajye kuvuma Abisirayeli ubwoko bw'Imana. Imana ikimara kumva Balamu asubije icyo gisubizo, yumvise ko ashaka no kugenda afite uyu mugambi. Ijambo ryanejeje twasomye, jambo nasubiyemo nsoma, ngo Imana ibwira Balamu iti ntujyane nabo. Iri ni ijambo nakwita gasopo. Yabubwiye iti attention, ntuyibeshye, ntujyane n'aba bantu. Ntabwo ari abantu beza, ntabwo ari abantu bafite imigambi myiza, ni abantu bagambiriye kujya kuvuma ubwoko bwanjye. Ntujyane nabo kugira ngo bavume Abisirayeli, kubera ko bariya Bayisirayeli ni abantu bahawe umugisha. Komeza twakwibaza ngo mbese Abisirayeli uyu mugisha barawukomora hehe? Kandi ndashaka kugira ngo nze kubihuza natwe, nanjye ndetse nawe urimo kunyumva, kugira ngo wumve ko nanjye, wumve ko nawe dufite umugisha kandi dufite aho tuwukomora. Bene data mbabwire ijambo ryiza rinejeje, aho Abisirayeli bakomora uno mugisha wo kutavumwa, wo kudahinduka ibivume, wo kudata agaciro mu maso ya Balamu na Balaki, niho natwe tuwukura, niho natwe tuwukura. Ntabwo, reka mvuge ijambo rikomeye rivuga ngo ntabwo baturusha umugisha, kubera ko bawukura niho natwe tuwukura. Isezerano riwubahesha niryo natwe riduhesha uwo mugisha. Bawukomora hehe rero? Aba Bisirayeli barawukomora nkuko ubyumva neza, ni Abisirayeli nyine ni abana ba Isirayeli. Isirayeli ari we Yakobo. Hanyuma Yakobo uyu nguyu murabizi vindimwe na Esawu. Nubwo Esawu ari we witwa ko yari imfura, ariko umugisha wahawe Isirayeli cyangwa se Yakobo, kubera ko nyine Esawu mukuru we yawukeresheje agakerensa n'ubutware bw'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribitwereka. Ntabwo nibujye cyane muri ayo mateka, ariko nanone aba bana Isirayeli na Esawu bakaba ari abana ba Isaka. Isaka ari we mwana wa Aburahamu, umwana w'isezerano. Kandi iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga igihe Imana ihamagara Aburahamu mu Itangiriro igice cya 12 umurongo wa 2 n'uwa 3, igihe Imana ihamagara Aburahamu yamubwiye amagambo menshi meza, imubwira kuva muri Uri y'Abakaludaya akajya mu gihugu cy'i Kanani aho Imana izamwereka. Harimo amagambo nkane y'ingenzi navuga yamubwiye. Washaka ayo magambo yayabona mu Itangiriro igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere ugasoma ukamanuka. Ariko mu bice mu mirongo wa 2 n'uwa 3 hagaragaza Imana imubwira ngo haguruka uve mu gihugu cyanyu usige inzu ya so, hanyuma ujye mu gihugu nzakwereka. Imana ikamubwira ngo njyewe nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, kandi wowe nzaguhindura umugisha
uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Ni ukuvuga ngo Abisirayeli ni abana b'Aburahamu mu buryo bw'umubiri, ni abana b'Aburahamu mu buryo bw'amaraso, kandi Imana yavuganye na Aburahamu ntabwo yivuguruza. Uyu mugisha na Isirayeli ari we Yakobo arawufite, ubwo awufite n'abana be barawufite. Ntabwo Imana iri bwemere ko bavumika, ntabwo Imana iri bwemere ko Balamu na Baraki babagiraho ububasha. Niyo mpamvu yo kubabwira ngo uramenye ntujyane n'aba bantu, ntujye kuvuma ubwoko bwanjye, ntujye kuvuma Abayisirayeli kubera ko bahawe umugisha. Agira ngo nkubwire ngo aba bahawe umugisha b'ubwoko bwa Isirayeli, natwe dufite ukuntu tubona kuri uwo mugisha wabo. Reka tubyumvikaneho neza. Iyo dusomye neza ijambo ry'Imana mu Kuva igice cya 4, wenda uhereye ku murongo wa 22, usanga Imana ibwira Mose igihe nyine ajya kugira ngo akure bano ba Isirayeli mu Egiputa. Imana ibwira Mose ko azabwira Farawo yuko Abisirayeli ari ubwoko bwayo, ari umwana wayo w'imfura. Hanyuma Imana ivugana na Mose kabwira iti nugera kuri Farawo uzamubwira ngo rekura umwana wanjye w'imfura, kuko Abisirayeli ari umwana wanjye w'imfura. Nutarekura umwana wanjye w'imfura, nanjye nzica umwana wawe w'imfura. Nahangaha bikomoka kuba imfura za Egiputa harabaye igitangaza, ugasanga zirapfuye, marayika akazirimbura kugeza ubwo barekura ubwoko bw'Imana. Hanyuma rero nubwo Abisirayeli ari umwana w'Imana w'imfura ufite uyu mugisha akomora kuri Aburahamu watoranyijwe, natwe abizera, natwe abakristo, umuntu wese unyumva, waba umugabo, waba umugore, waba umusore, waba umukobwa, mu mahanga ayo ariyo yose, nk'uko Petero yabivuze mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 10 murongo wa 34, ko mu mahanga yose umuntu ubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, Imana imwemera. Umuntu wizera Imana akizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, nawe yinjira muri uyu mugisha Imana yahaye Aburahamu, kuko yaramubwiye ngo muri wowe nimwe amahanga yose azaherwa umugisha. Bishatse kuvuga iki? Muri Aburahamu hari harimo Yesu, kubera ko Yesu akomoka muri ubu bwoko bwa Isirayeli, bisobanura ngo akomoka muri Aburahamu. Hanyuma uyu Yesu, nk'uko muri Yohana 3:16 bitubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uyu Yesu abamwizera twinjira muri we, tukabonera ubugingo buhoraho muri Yesu, nuko duhinduka abana b'Aburahamu mu buryo bwo kwizera, mu buryo bw'isezerano. Natwe n'Abisirayeli tukaba tunganya umugisha, tukaba dufite uruhare kuri uriya mugisha. Imana yacu nishimwe cyane. Hanyuma rero ngarutse kuri izi nkuru z'Abisirayeli, nagira ngo mpuze cyane kugira ngo umuntu wese unyumva yumve neza ko natwe dufite uburenganzira kuri uyu mugisha. Kugira ngo ngaruke kuri aya magambo rero, Balamu n'ubundi yarabyumvise, buracyara bahakanira, barataha, baragenda bageze imuhira, basobanurira nyine umwami uko byagenze. Hanyuma ngo Baraki ntiyanyurwa, ngarongera atuma abandi batware n'abandi bayobozi bakomeye, arabwira ati nimugende. Yongera ingabo nyinshi zijyayo, yongera abanyacubahiro bajyayo, yongera ubwinshi bw'abantu, yewe yongera ngo n'ingemu nyine bya bindi navuga nk'impongano, cyangwa se niba nabyita nka ruswa, arabyongera. Barongera baragenda bajyayo, barongera bamubwira ati rwose Baraki umwami yatwinginze, yatubwiye ngo tukwinginge uramenye vayo umuvumira Abisirayeli, n'ubwoko bwinshi, n'abantu bamuteye ubwoba, ubavume ajye kurwana nabo ari uko umaze kubavuma. Hanyuma ngo Balamu ahitamo kongera kujya kubibaza Imana. Urumva none se umuntu Imana yamweretse ko adakwiye kujyayo,
ariko none arongeye nanone agiye kuyibaza niba ashobora kugenda. Nyamara igisubizo yari yakibonye, ntabwo yagombaga kujya kwirirwa abaza. Imana ngo ibonye ko yatitirije, kubera ko no mu mutima yari afite nyine uko kwifuza izo ndamu, uko kwifuza ubwo butunzi, uko kwifuza icyo cyubahiro cya Baraki yavuga ko amuhesha, ata umurongo, afata gahunda yo kongera kubaza. Imana nayo imera nk'aho imuretse ngo agende, ariko ikigaragaza ko Imana itari yishimiye uku kugenda kwe, nasomye neza ijambo ry'Imana nsanga ngo mu nzira arimo agenda haje marayika w'umwami Imana, araza ahagarara imbere y'indogobe yari imutwaye. Arahagarara, uyu mugabo we ntabwo yabibonaga, ntabwo yari azi ibyo ari byo, ariko ngo indogobe ibonye marayika ngo ishaka kugira ngo imuhunge. Urumva ko iyo umuntu afite umugambi wo kuvuma abanyamugisha, iyo umuntu afite umugambi wo kugirira nabi abanyamugisha, Imana ubwayo irihagurukira, kandi Imana ifite ibikoresho bitandukanye harimo n'indogobe. Indogobe ngo iragenda ihagarara ireba marayika, hanyuma ngo marayika ashaka kugira ngo ayisogote, ihera ko ngo irakata kugira ngo ihunge. Hanyuma ngo mu gihe yari ikase kugira ngo ihunge, Baramu nawe ngo abayikubise inkoni, ngo irababara cyane, ngo irongera igaruka mu nzira kugira ngo igende. Dusoma ko ngo marayika nanone yongera yitambika imbere, arimo aramubuza kujya kuvuma abanyamugisha. Twibukiranye ko hari ibintu byinshi, yewe muntu unyumva, hari ibintu byinshi, yewe mugabo unyumva, yewe mugore unyumva, yewe musore unyumva, yewe mukobwa unyumva, hari ibintu byinshi Imana yatangiriye, ibitangira bitarakugeraho, ibirwanya bitarakugeraho. Imana yarahabaye, Imana yarahakubereye, Imana yarakurwaniriye no mu gihe utari ubizi. Mbibutse ko ibi byose birimo kuba ahantu Abisirayeli bari ntago bari babizi, ntago bari bazi ko hari umuntu urimo kurwanira kujya kubavuma, ariko Imana irimo irarwana urugamba batabizi. Burya hari igihe Imana irwana urugamba tutabizi, ikagira ibyo ikumira, ikagira ibyo itangira. Marayika yayihagaze imbere arayitangira ino ndogobe, hanyuma ngo amaze kuyitangira arongera nanone Baramu arayikubita. Hanyuma ngo bwa gatatu ihungira ku mugunguzi, ngo ihungiye ku mugunguzi byigiraho n'ikirenge cya Baramu, ngo arongera yikubita inkoni bwa gatatu. Indogobe iratobora iravuga iti ko ndi indogobe yawe, nkaba nsanzwe nguheka, hari ikindi gihe nanze kuguheka. Aravuga ati ntacyo rwose urampeka, none se umubitiye iki aka gatatu? Bahita avuga ngo yewe iyo ngira inkota yanjye mba nakwisha. Ariko ngo akimara kuvuga ayo magambo, ngo amaso ya Baramu arahweza, ngo ahita abona marayika w'umwami Imana. Ngo akimara kumubona, marayika aramubwira ngo iyi ndogobe yawe itambona igahunga, simba nabuze kuyikiza wowe nkakwica. Ndashaka kugira ngo mbabwire ngo iyo dufite uyu mugisha twahawe n'Imana, tubonera muri Kristo Yesu, dukomora kuri Aburahamu mu kwizera, cyane cyane twebwe nk'abizera Yesu Kristo bo mu mahanga atandukanye. Iyo dufite uyu mugisha, hari ibintu byinshi Imana itangira byari bije kuturwanya. Hanyuma ngo Baramu avugana na marayika, ngo aramubaza ngo none mbigenze gute? Ariko marayika aramureka kugira ngo Imana ize kwihesha icyubahiro. Hanyuma nibwo ngo yagiye rero, nkuko dusoma neza ijambo ry'Imana muri icyo gitabo mu gice cya 23. Agerayo rero, agerayo Baraki ahera ko aramubona, aramubwira ati nagutumiye rwose nguze umvumire. Yabitaga ngo nababisha be, none ndagira ngo umfashe ugende ubavume, ndashaka kujya kubarwanya, ariko nkabarwanya ari ibivume nkabanesha. Urumva ko wenda kuba bashobora no guhura n'ikibazo no gupfa, mu yandi magambo byanumvikana nta wuta kugira ngo abice banavumwe, kuki ashaka kugira ngo abice ari ibivume. Bibiliya itwereka neza uburyo ngo yabigerageje. Hanyuma ngo baragenda batamba ibitambo, bamaze gutamba ibitambo, ngo ahera ko rero arahaguruka kugira ngo ajye kubavuma. Ngo aragenda arabitegera, ajya ahantu ku gasozi. Nasanze ngo yaragerageje kubavuma inshuro enye, ariko zose aho kugira ngo umuvumo bagereho, ahubwo Imana igafata umuvumo ikawuhinduramo umugisha. Imana yacu nishimwe cyane. Bahera ko
aragenda inshuro ya mbere ngo arabitegereza bose. Mu kubara 23 umurongo w'8 ngo Yesu atobora aravuga ngo navumane ab'Imana itavumye, kandi ubwo yaragiye kubavuma. Bahita ngo kandi narakarirane ab'Imana itarakariye, kuko nitegeye ubwo bwoko ndi hejuru y'ibitare, nkabwitegera ndi mu mpinga z'imisozi, dore n'ubwoko butura ukwabwo ntibuzabarwa mu mahanga, n'ayandi magambo atandukanye. Navumane ab'Imana itavumye. Reka nkubwire, abantu Imana itavumye ntuzahangare kubavuma, abantu Imana itarakariye ntuzahangare kubarakarira. Uwo muvumo ntubafata, ubwo burakarira ntabwo bubageraho, kubera ko bafite umugisha. Turi ku ijambo rivuga ngo ntabwo bavumika keretse bizize. Hanyuma ngo Baraki akimara kumva uyu mugabo avuze aya magambo, bahita avuga ati ariko se ungenjeje uti? Ntabwo naguhamagaye kugira ngo uze kumvumira aba bantu kugira ngo mbone uko mbatsinda mbarwanye mbanesha. Hanyuma ngo akimara kumubwira gutyo, undi aramubwira ati ariko jyewe ikintu Uwiteka Imana ari buvugane nanjye, ari bunshyire ku mutima, nicyo ndi buvuge. Nyine batangira gusa nabo bajya impaka. Baramubwira ati ariko menya ahangaha wenda hari umugisha, reka twimuke tujye ku kandi gasozi. Hari igihe abantu bajya bagira ngo umugisha uba ku gasozi, umugisha uba mu nzu runaka, umugisha uba mu gihugu runaka, ariko umugisha uba ku muntu, umugisha ukabana n'umuntu, umugisha ukaba isezerano ry'umuntu, umuntu yava ahantu akawujyana, Imana ikabana nawe kubera ko ari umunyamugisha. Imana yacu nishimwe. Bahera ko arimuka baragenda bajya ku kandi gasozi. Aha naho hanangaje cyane, bamaze gutamba ibitambo, nanone ngo aragenda agiye kubavuma. Muri cya gice cya 23 umurongo w'10 ntasomye ijambo yatoboye aravuga. Hanyuma iyo uhereye ku murongo wa 19 niho avuga amagambo abantu benshi bazi, abwira Baraki. Yarahindukiye abwira Baraki amubwira ati Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Kuri 20 ahita amubwira ngo dore nategetswe kubahesha umugisha, nawe yawubahaye simbasha kuwukura. Dore nategetswe. Mana ishimwe. Bantu bose banyumva, Imana yo mu ijuru iguhagararaho, iyizi neza ko yaguhaye umugisha, iyizi neza ko ufite ukwizera kw'abana b'Imana, iguhagararaho, kandi abantu bagategekwa kuguhesha umugisha, abantu bagategekwa kukugirira neza, abantu kuko na Aburahamu yaramubwiye ngo uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha. Hari igihe ugera kuri uru rwego ukwifurije umugisha Imana ikamuha umugisha, ariko ukuvuma Imana ikamuvuma. Arabati nategetswe kubahesha umugisha, nta kintu na kimwe ushobora gukora kugira ngo nyine batawuha, nta kintu nakora kugira ngo ngukure. Imana si umuntu ngo ibeshye, ibyo yavuze igomba kubikora. Ubwo yavugaga amasezerano bafite. Baragerageza inshuro ya gatatu, kanihute, baragerageza inshuro ya gatatu kuri 24 umurongo wa 5. Nanone ngo agaruka aje kubavuma, ahita avuga ngo rega amahema yawe ni meza wa bwoko bwa Yakobo, ubuturo bwawe ni bwiza wa bwoko bwa Isirayeli, n'andi magambo atandukanye. Uyu ni umuntu wahamagawe kugira ngo ajye kubavuma. Bene data, hari ijambo ryantangaje cyane riboneka muri kino gice cya 23 umurongo 25. Ni ijambo Baraki yabwiye Balamu. Ni ijambo natinzeho ndimo soma aya magambo. Rivuga ngo Baraki abwira Balamu ati ntubavume na hato, ntubaheshe umugisha na muke. Iri jambo ni ijambo rikomeye. Hari ahantu Satani agera akabona ibyo yagerageje byose, kubera umugisha Imana yaguhaye n'uburyo Imana ibana nawe, byaramunaniye kugira ikintu ageraho. Imigambi yo yose ikagenda icika intege, nk'uko nyine yashaka kubavuma kugira ngo abarangize bahinduke ibivuma bice bikanga. Kandi uyu mugabo nawe wari waje kubavuma, ahubwo kugira ngo abavuma akabahesha umugisha. Ni ukuvuga ngo n'ubundi aho bari nta nubwo habarekeye, ahubwo arimo arabahesha umugisha. Uyu mugabo ahitamo kuvuga noneho, Baraki ahitamo kumubwira ati noneho rero ntubaheshe umugisha, ntubavume, ubareke baguma aho bari. Hari igihe Satani agira mwene uyu mugambi, agashaka kuguma mu byurimo, utazigera utera imbere, utazava aho uri, niba ari ubutunzi butaziyongera, niba ari icyubahiro ishwi data kitaziyongera, mbese nuko nguko imibereho yawe itazigera yigira imbere, haba mu buryo bw'umwuka, haba mu buryo bw'umubiri. Hari igihe Satani abona buririje kugira ngo akurangize, akagira mwene iyi migambi.
ariko tangarize ko atari wo mugambi w'Imana. Imana ifite umugambi mwiza wo kugukura mu bwiza ikakugeza mu bundi. Imana ifite umugambi mwiza wo gukura mu cyiciro kimwe ikakugeza mu kindi. Imana ifite umugambi mwiza wo gukura mu banyabyaha ikakwinjiza mu bakiranutsi, mu bakristo, mu bayizera. Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayo, nubwo Satani we afite imigambi nk'iya Baraki yo gushaka kuguheza ku byuriho. Hanyuma nihuse rero yagerageje inshuro ya 4 kubavuma, nabwo biranga. Nibwo noneho nahasomye nsanga ngo yarabitegereje ngo arabareba, ngo agiye kubona ngabona muri bo ngo harimo inyenyeri. Ubona ngo harimo umuntu ariko ngo w'inyenyeri, ngo ahita ngo ndamureba ngo ariko subu, ngo ndamwitegereza ngo ariko ntandi bugufi, ngo inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isirayeli. Uyu yabonaga ni Yesu Kristo, umwana w'Imana. Uko abana natwe niko rero hagati mu Bisirayeli, nubwo byari imbere y'isezerano rishya, ariko Yesu yarazaga akajya mu bwoko bw'Imana igihe bwabaga buri mu kaga. Yitegereje amubonamo, nibwo yatangiye kwatura ayo magambo y'umugisha. Nk'uko nabivuze bene data, iyo dusomye ijambo ry'Imana, aba bene data, aba Bayisirayeli tubona nyine nka bakuru bacu, haba ari mu buryo bwo kwizera, abizeye bo mu Bisirayeli bakuru bacu, ariko nanone haba mu buryo bw'umubiri bw'amaraso, n'abana ba Aburahamu. Ariko natwe reka dusome ijambo ry'Imana mubyumve neza. Natwe turi abana ba Aburahamu mu buryo bw'amasezerano. Imana yacu nishimwe cyane. Turi abana ba Aburahamu mu buryo bw'amasezerano. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, mu gitabo cy'Abagalatiya. Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9 harabitwumvisha neza. Haravuga ngo nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanyirizwa no gukiranuka, umenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu. Kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye. Bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti, muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha. Nuko abiringira kwizera bahana umugisha na Aburahamu wizeye. Imana yacu nishimwe. Nuko abiringira kwizera, uwo waba uri we wese, igihugu waba uvukamo icyo ari cyo cyose, imyaka waba ufite iyo ari yo yose, ubutunzi waba ufite ubwo ari bwo bwose, ubuzima waba warabayemo bwaba bwiza cyangwa bubi ubwo ari bwo bwose, iyo wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, uhinduka umwana wa Aburahamu mu buryo bwo kwizera. Winjira muri iki cyiciro cy'abantu ijambo ry'Imana ryatubwiye batavumika, bahawe umugisha n'Imana. Winjira muri iki cyiciro cy'abantu bafite uburinzi bw'Imana. Winjira muri iki cyiciro cy'abantu babana n'Imana. Imigisha mu Efeso igice cya 1 umurongo wa 3 hatubwira neza ijambo rikomeye rivuga uburyo imigisha y'Imana ibonerwa muri Kristo Yesu aba bantu bayakira. Hari imigisha wemererwa nk'umwana w'Imana. Noneho ngaruke gatoya, ne gutinda ku Bayisirayeli gusa, ahubwo ngaruke ku wundi muntu uwo ari we wese unyumva wizeye cyangwa wahitamo kwizera Yesu. Dufite imigisha y'Imana tubonera muri Kristo Yesu. Mu Efeso igice cya 1 umurongo wa 3 kugeza ku 10 batubwira ayo magambo. Munyemerere tuyasome nayo, hanyuma mvuge gatoya kuri iyo migisha, hanyuma twinjire ku mwanzuro dusenga Imana ku bw'aya magambo. Jambo ry'Imana turimo kuganira, mbibutse iravuga ngo ntago bavumika keretse bizize. Abefeso igice cya 1 umurongo wa 3 haratubwira ngo imigisha y'Imana ibonerwa muri Yesu Kristo. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nase ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nkuko yadutoranyirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo.
kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo ari we Yesu nyine. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera, kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteranyiriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Abantu twizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, dufite imigisha Imana yafashe iyishyira muri Yesu kugira ngo tuyisangemo. Kababwire gato iyi migisha. Umugisha wa mbere ni umugisha w'agakiza. Umugisha w'agakiza, rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo w'10 harabigaragaza uburyo muri Kristo Yesu arimo twaherewe agakiza. Muntu nyumva, niba utarakira agakiza, ndagusaba, ndagushishikariza, ndakwingingira muri Kristo Yesu kwakira uyu mugisha w'agakiza, kugira ngo uyu munsi wa none ujye ugendana ubu budahangarwa bw'abana b'Imana bafite umugisha bahawe n'Imana. Umugisha wa kabiri ni ugucungurwa no kubabarirwa ibyaha. Hano mu Baefeso igice cya 1 umurongo wa 7 turabibonye gucungurwa no kubabarirwa ibyaha. Iyo tuvuze gucungurwa, ni ukuvuga ngo Yesu Kristo nk'umwana w'Imana yaraje aza mu isi, apfa mu cyimbo cyacu. Hari ijambo rivuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Imibyimba ye, inkoni yakubiswe, imisumari, urupfu yapfuye ku musaraba, uburyo yashinyaguriwe, uburyo yagiriwe nabi, biteye agahinda, birababaje, ariko ibyo byose byabaye kuri we nyine biteye agahinda, bibabaje. Ibyo nibyo bituma tubonera amahoro muri Kristo Yesu. Ibyo nibyo bituma tubabarirwa ibyaha. Ibyo nibyo bituma twitwa abana b'Imana. Mbibutse ko ntabwo turi abakiranutsi mu bundi buryo, ahubwo turi abanyabyaha bababariwe ibyaha. Uyu ni umugisha ukomeye cyane, kuba wababarirwa ibyaha byawe, ukumva amahoro, ukumva ibihe byiza muri wowe, ukagendana n'Imana uzi neza ko Yesu yakubereye incungu ku musaraba. Umugisha wa gatatu ni ukuba icyaremwe gishya. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorino igice cya 5 umurongo wa 17 haratubwira ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize, ngo dore byose biba bihindutse bishya. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Ibya kera, ibi byo gusambana, ibyo kwiba, ibyo kurwana, ibyo kuroga, iby'ubugome, ibyo guhemuka, bya bindi byose by'abantu bagiye bazaharira mu byaha, by'abantu bagiye bahura n'ibyaha bitandukanye bakabibamo bikabahindura imbata zabo, birarangira umuntu agahinduka mushyashya muri Kristo Yesu. Hanyuma undi mugisha ni ukutazacirwaho iteka, nk'uko yabyandikiye n'Abaroma, ndavuga Paulo igice cya 8 umurongo wa 1, aho yavuze ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka tuzacirwaho. Kudacirwaho iteka ni ukutazarimbuka. Hanyuma umugisha wundi tubonera muri Kristo Yesu ni ubugingo buhoraho. Navuga ngo uyu ni umugisha uhebuje, uyu ni umugisha udasanzwe, ubugingo buhoraho. Yohana yandika urwandiko rwe rwa mbere igice cya 5 umurongo wa 11 n'uwa 12 agaruka ku ufite Yesu, ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho. Udafite Yesu nta bugingo buhoraho afite. Nagira ngo mbabwire bantu mwese mu nyumba, kugumana Yesu kubamwakiriye. Abataramwakira nagira ngo mbasabe kugira ngo mwakire umwami Yesu. Iyi ni imigisha dufite, ni imigisha y'abantu bazabana n'Imana.
biragatsindwa kuba wabaho neza mu buzima butandukanye bwa hano mu isi, ariko ukaba utazabana n'Imana, ukazarimbuka. Biragatsindwa n'Imana. Ariko no mu isi birashoboka ko waba uzabona ubugingo buhoraho kandi no mu isi ukabaho neza, birashoboka rwose. Ariko igikuru cyane nk'uko tubibona muri aya magambo, uyu mugisha wo kuzabona ubugingo buhoraho ni umugisha uhagarariye indi migisha yose. Hari imigisha isanzwe mu buryo bwo mu isi, ntago nayitinzeho cyane, ariko mu buryo bw'umwuka umugisha mukuru ni umugisha wo kuzabona ubugingo buhoraho, umugisha wo kutazarimbuka, tukazabana n'Imana. Ariyo mpamvu nifuza ko umuntu wese unyumva yakira akagumana uyu mugisha wo gutunga Yesu, ukaba utunze ubugingo buhoraho. Twibukiranye ko ijambo ry'Imana turiho ari ijambo rivuga ngo ntago bavumika keretse bizize. Ndagira ngo rero ngane ku musozo babwira ijambo rikomeye cyane, nk'uko nakomeje kubivuga. Intego iravuga ngo ntago bavumika keretse bizize. Bariya Abayisirayeli hari ikintu cyambabaje cyane, kandi umuntu wese unyumva ndagira ngo agitekerezeho, ugitekerezeho cyane. Aba Bayisirayeli urumva ukuntu Imana yabahagazeho, nta nubwo yewe yabahagazeho. Baramu ashaka kuvuma, mu kanwa ke kagishyiramo umugisha mu cyimbo cy'umuvumo. Umvise ukuntu yamubujije kujyayo, ariko ziriya nshuro zose zirangiye abonye byanze. Iyo usomye muri kiriya gitabo cyo kubara twarimo, usanga ngo baragiye. Ariko iyo ugarutse ukareba mu Byahishuwe igice cya 2 murongo wa 14, igihe Yesu avugana n'itorero rya Perugamo, niwe usanga neza umugambi wa Baramu mubi ku Bisirayeli wabereye ikigusha. Ngira ngo nze no kugira ngo buri wese unyumva asobanukirwe cyane kuri iri jambo nakomeje kuvuga ngo keretse bizize. Uyu mugabo yamaze kugenda ahamagara Baraki, yumvise atahomba bya biguzi, atahomba bya bindi byose yari yamwijeje. Hanyuma rero ijambo navuze n'ubundi ni ijambo Imana yabwiye itorero rya Perugamo, aho ivuga ngo afite abantu, ngo rifite abantu ngo bafite umwuka wa Baramu, ngo washutse Baraki ngo kugira ngo ashyire igisitaza imbere y'Abayisirayeli, ngo aboshye gusambana, ngo no kurya intonorano no kuramya ibigirwamana. Niho hantu hita uhishurirwa neza umugambi wa Baramu nyuma y'uko bananiwe kuvuma ubwoko bw'Imana. Nibwo yahise amubwira ati rero wowe n'ubundi Abamowabu musanzwe muri abantu baho ngaho basanzwe bakora ibyaha, none bariya abantu ntabwo Imana yari bishaka ko bakora ibyaha. Nimugende utegura abagore ba Mowabu, utegura abakobwa ba Mowabu n'Abamidiyanikazi bose baze, hanyuma batumira Abayisirayeli basangire nabo, bimeze neza, bagire gute, bategura ibyo kurya, hanyuma basangire, babakoresha ibyaha. Bariya abantu nubwo Imana yabahagazeho, nibakora ibyaha byanga bikunda, yewe ntuzanabarwanya gusa, nayo ubwabo izabiyicira, nayo ubwayo izabahagurukira, kubera ko yanga icyaha. Kandi koko mwibuke bene data mu nyumba, Imana yacu yanga ibyaha, Imana yacu yanga icyaha. Ariyo mpamvu Yesu yaje kugira ngo aduheshe amahoro, aduhe agakiza, tuve mu byaha tuzabona ubugingo buhoraho. Koko baragenda bategura Abamidiyanikazi, Abamowabukazi, ngo basangira nabo, ngo barabatumira bakabajyana ngo mu ngoro ya Bali Ipewori. Nibwo ngo batangiye gusambana nabo. Abisirayeli bibagirwa ko ari abanyamugisha, bibagirwa ko ari ubwoko bwahawe umugisha, barasambana, basangira bya byo kurya bya muri icyo bigirwamana, baramya Bayali. Nasomye ijambo ni mu Kubara 25 here ku murongo wa 1 wabibona. Nasomye ijambo ryambabaje cyane, uko kuntu nyine ngo bari muri ibyo ngibyo, ngo Imana ibonye ukuntu bayihemukiye n'ukuntu yari yabahagazeho, ngo ireka mugiga ni icyorezo, ni indwara, ngo ireka mugiga ngo ibahukamo, irabakindagura,
ngo yica Abisirayeli inzovu 2,400 mu kinyarwanda gisobanutse 24,000 by'Abayisirayeli bihita bipfa muri ako ka mwanya. Kubera iki? Kubera ko batigeze bamenya ko ari igisitaza bashyizwe imbere, kubera ko binjiye mu byaha bamera nk'abatakaje wa mugisha. Niho nakomeje kujya nkurira ijambo rivuga ngo keretse bizize. Ntabwo bavumika keretse bizize. Bene data, ndagira ngo mbabwire, iyi si irimo ibisitaza, iyi si irimo ibirushya byinshi, iyi si irimo ibiruhanya byinshi, ariko nagira ngo mbwire umuntu wese unyumva, mbwire umuntu wese wamaze kwizera, irinde gusitazwa n'ibintu bikujyana mu byaha. Nuhura n'ikigeragezo ukirwane, usenga Imana, wegera Imana, Imana izakugirira neza. Nawe utari wava mu byaha, ukibirimo, ukizahajwe n'ibyaha, nagira ngo ngusabe wakira umwami Yesu, umwemerera aze mu bugingo bwawe, akuruhure, azaguha ubugingo buhoraho. Kandi numara kugeramo, uramenye ntuzigere ukora ibyaha, uramenye ntuzigere uhemukira Imana, kugira ngo umugisha w'Imana uzakomeze kukubaho, uzakomeze kuba muri Kristo Yesu, ukomeze kubona imigisha y'Imana ibonerwa muri Kristo Yesu, ariyo navuze, yewe n'iyindi ntavuga muri uyu mwanya, kubera ko iyo dusomye ijambo ry'Imana tubona ko imigisha y'abana b'Imana ari myinshi. Rero nagira ngo nsoze mbabwira ngo ntabwo bavumika keretse bizize. Iyo wizeye Yesu ntabwo uvumika keretse wizize. Iyo nizeye Yesu neza nkabana nawe ntabwo mvumika keretse nizize. Abana b'Imana ntabwo bavumika keretse bizize. Reka dusenge Imana ku bw'aya magambo. Mana yo mu ijuru iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye aya magambo, tugushimiye ijambo ryawe ryiza twumvise, kandi sengeye umuntu wese urimo kunyumva kugira ngo umufashe kuzirikana uyu mugisha, abe muri uyu mugisha, agendere muri uyu mugisha, akorere muri uyu mugisha. Unyumva ari mu byaha, umufashe kubivamo, umumurikire, umuzane, umwinjize mu gakiza kawe, mwinjize mu buntu bwawe, ajya agenda ayobowe n'Imana, ajya agenda afite uyu mugisha. Yakire Yesu, iyi migisha yose tuvuze ayibone. Uwamaze kukwakira mwami Yesu, wizera, ndasenze kugira ngo murinde gusitazwa nk'uko bariya Abisirayeli bahemutse ubwo wari wahagazeho, ariko bagasubira inyuma bagakora ibyaha bakarimbuka. Mana, niko ngusabye kugira ngo ufashe buri muntu wese, murinde kurimbuka, murinde kugwa mu mutego wa Baramu na Baraki hirya no hino, barimo baratega imitego myinshi, ariko urinde ubwoko bwawe, urinde abantu bawe bahawe umugisha, kugira ngo ubazigame bakiri mu isi kandi bazabone ubugingo buhoraho. Tubibwiye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha.